rino jambo ni jambo rivuga ko Yesu aje. Yesu araje. Ibyo mukora byose mukwiye kumenya ko Yesu aje. Uko mwiyambika mwambara ubusa mumenya ko Yesu aje. Mu magambo muvuga mukwiye kumenya ko Yesu aje. Mukwiye kwireba ati mbese amagambo mvuga ameze ate? Inyambaro ndiko ndambara mbese ihesha Imana icyubahiro? Uko nsa guhesha Imana icyubahiro? Umwami Yesu araje. Mwene dati muranyumviriza, wari ukwiye kurifata nka nkama. Uri mu kazi kawe ukaguma wibuka ko Yesu aje. Waba uri mu isoko, waba uri murateka, hose aho ugenda hose ukwiye kumenya ko Yesu aje. Ukwiye kwibuka iryo jambo. Yesu nashimwe cyane. Tero ry'Imana, Honest Philadelphia, ndabashuje mwese aho muherereye. Ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri mu gitabo cy'Itanguriro, igice cya mbere ku murongo wa 26. Yesu nashimwe cyane. Mbere yuko ndi butangire, reka mbanze ndabibutse rino jambo. Yesu nashimwe. Ano magambo ngiye kubibutsa cyangwa se no jambo ngiye kubibutsa, mukwiye kuyafata mukasha muri ntibate, mukaguma muyatekerezaho. Rino jambo ni jambo rivuga ko Yesu aje. Yesu araje. Ibyo mukora byose mukwiye kumenya ko Yesu aje. Uko mwiyambika mwambara ubusa mumenya ko Yesu aje. Mu magambo muvuga mukwiye kumenya ko Yesu aje. Mukwiye kwireba ati mbese amagambo mvuga ameze ate? Inyambaro ndiko ndambara mbese ihesha Imana icyubahiro? Uko nsa guhesha Imana icyubahiro? Umwami Yesu araje. Mwene dati muranyumviriza, wari ukwiye kurifata nka nkama. Uri mu kazi kawe ukaguma wibuka ko Yesu aje. Waba uri mu isoko, waba uri murateka, hose aho ugenda hose ukwiye kumenya ko Yesu aje. Ukwiye kwibuka iryo jambo ko Yesu aje. Mwene data, abamarayika b'Imana bafite inzamba, bari mu kuvuza inzamba, bazifite mu ntoke, bari tayari kabisa, bari tayari kuzivuza. Bene data, umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Dusome ijambo ry'Imana. Imana iravuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe aganza amafi yo mu kiyaga, n'ibiguruka mu kirere, n'ibitungano n'isi yose, n'ivyikwega byose bigenda byikwega inda hasi. Haleluya. Iri ni ryo jambo ry'Imana nshaka gusangira namwe. Rino jambo Imana ivuga iti, tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Iryo ngiryo, iryo jambo, iryo ni ryo nshaka kuganira namwe. Iryo ni ryo nshaka ngo tuganire ko. Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Ase natwe. Umuntu waba umugabo waba umugore uremwe mu ishusho y'Imana. Uko usa kose, waba ufite iminwa igera he mu matwi, waba ufite amatwi abangaraye, waba umeze gute, uremwe mu ishusho y'Imana. Tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Mwene dati muranyumviriza, abantu b'iki gihe barimwo barasuzugura uko Imana yabaremye. Ati rwose Imana mpaye iminwa minini, ateka ngira ukunisigiye hano ku munwa rwose ndebe ko yakwegerana. Reka ndakubwire, ibyo ni mask. Ibyo ni mask uri murishirako. Imana yakuremye mu ishusho yayo. Imana yakuremye
mu ishusho yayo. Imana ikuzana mu isi nta herena yakuremanye. Nawe urabizi mwene data, urabizi rwose. Imana ikurema nta musatsi usibye cyangwa se nta bisuko yakuremanye. Nta bisuko yakuremanye. Imana ikuzana mu isi nta nzara nk'izi nkukuma yakuremanye. Reka da, muze murebe n'abana bavuka, abana b'impinja bavuka, muze cyangwa bamwe mumaze kubyara, muze murebe abana mubyara, imisatsi yabo ntagira kwibituta cyangwa imitwe yabo ntiri kwibituta, kandi inzara zabo ntago zigize iki, ntago ari za zindi za bandiye. Eka utwara tw'uruhinja, urumva turi naco kabisa na tirere. Imana rero niko yazanye umuntu mu isi, niko yaremye umuntu, yamuremye ari naco asa n'Imana. Yesu nashimwe. Ariko abagabo b'iki gihe, abasore b'iki gihe, abakobwa b'iki gihe, n'abagore b'iki gihe, ibere rimara guhagarara gushinga ati kabisa, ati mbona asa nabi, Imana ndemye nabi, ati mbega izuru rirangaye, ati buryo woshira iherena nasa neza. Urumva, buryo woshira iherena gatora nasa neza. Ati buriya, ati wofata intuzenye, ati sheni nkishira kwizosi kabisa, izosi ryanjye ryaba neza. Reka ndabwira, ibyo byose n'ibintu Satani yazanye mu isi kugira ngo afate ba bantu bitwa ngo n'abakristo, ababohere mu ibyo bintu, ababohere mu ibyo bintu, ababohe neza kugeza igihe muzapfira muri kw'imigozi ya Shetani. Satani arazi ko Imana irema umuntu nta herena yamushizeko. Satani arabizi neza Imana irema umuntu nta rangi yamuremanye. Satani arabizi neza ko Imana irema umuntu nta bishatsi biri feki yamuremanye. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Rero Satani ibyo rimwe arashaka, arashaka ngo ishusho y'Imana iri ku muntu yononekare. Tangira kubona kasa nabi, atangira gufata ipudre yishire ko kugira ngo azibire kabisa ishusho y'Imana, agaragare nk'idayimoni, agaragare nk'abikuzimu. Buriya amashusho mufite mwebwe mwisiga ntago mufite amashusho y'abana b'abantu baremwe n'Imana, mufite amashusho y'abikuzimu, abadayimoni bikuzimu. Niyo mashusho mwebwe mufite. Nimba uzi ko ufite igisuko ku mutwe, dore nta bana b'Imana bameze uko, nta bana b'Imana bameze uko. Oya rwose, nta bana b'Imana bameze uko. Uramenya ko ufite ukuntu ugaragara mu buryo bw'umwuka. Ufite uko ugaragara wa mukobwa we, ufite uko ugaragara wa mugabo we, ufite uko ugaragara wa musore we nawe wa mugore we mu buryo bw'umwuka. Utwo twara mu mushabi ibyo bya bitari byanyu mushiraho mu buryo bw'umwuka, ari ukuntu ugaragara. Ari ukuntu ugaragara. N'umutu dayimoni nyine. Abadayimoni bisiga amarangi, ngewe narigeze kubabona mu buryo bw'inzozi, narababonye abadayimoni b'abagabo bisiga amarangi. Bisiga amarangi ku minwa kabisa. Ibyo bintu mwisiga bakabyisiga, abadayimoni nabonye. Namwe mugafata ibintu by'abadayimoni akaribyo mwishiraho, mucamuba abagenzi babo, mucamuba abagenzi b'abadayimoni, kubera ko uko nguko musa ni nako Satani akeneye ko musa. Kuko ibintu byose muri ko murishira ko bikosora Imana, byose birimo birakorerwa ikuzimu. Nimba ari imyenda icitse irimo irakorerwa ikuzimu, irimo irakorerwa ikuzimu. Cyeco cyose mwishira gikosora Imana kirimo kirakorerwa ikuzimu. Satani mwarakizamura mu isi, maze umwuka wa Satani ugaca winjira mu bantu,
umwuka wa Satani ukinjira mu bantu ugatuma abantu bakora ibintu Imana idakeneye. Bona ugasanga umugore yafashe ikintu cy'ikibuno, igikariso cy'ikibuno yahometse kunyo, nabagira ngo afite imabuno naho shwi ni ikintu yambaye. Abandi nabagenda bakababaga sinzi ibyo batekeramwo ngo bashaka ibibuno binini, bakabikora ibyo ngibyo rwose bakabikora. Ubwo bwose n'ubwibone, babona ko Imana yabaremye nabi, babibona mu cyo bagasanga utubuno twabona imbaho, avuga ati reka ati kuno kuntu Imana yandemye nabi, ati buriya ngiye kwiteza ishinge ku kibuno, ikibuno gaca kibyimbagana, ati rwose niho naba nigize neza. Ibyo byose ni ibintu byavuye kwa Satani. Yamara uko Imana yakuremye kose uri mwiza, yaba yarakugize muto rwose, mukwiye kumenya ko muri beza. Yaba yaraguhaye amaso manini, umenye ko uri mwiza. Imana yo mu ijuru niba yaraguhaye imisatsi y'inzwiri, shima Imana, uremwe mu ishusho y'Imana. Mureke gukosora Imana. Abagabo mukambara amaherena, mukasiga amarangi mu mutwe, mukagira ibikina biriya ngo muriko murashaka ubwiza mawe. Ubwiza ntago buvi kuzimu. Ubwiza Imana yabahaye ni buriya nyene muri ko muranga. Ubw'Imana yabahaye n'ubwo ngubwo Imana yabahaye muri ko muranga, muri ko murabwanga, mugashaka ibyo Satani abashirako. Pastori wanje ameze ukuna kuriya, uriya Satani niwe ari mwaramukoresha kugira ngo abayobye. Yaremereye Satani, nawe ubwo yaremereye Satani. Aramukoresha ati wewe uko kuntu Imana yakuremye ntago ari kwiza, ati wishizeho utunutu na turiya, mbese wo niho waba mwiza, maze ugaca ugenda kukurura nabariya uyoboye. Nibakubona umeze ukuntu bazakora ibyo uri murakora, kugira ngo mwese muje mwirimbukiro. Bene data muri ko muranyumviriza, yamara wowe ufite igisuko ku mutwe wari ukwiye kumva. Nukuri wari ukwiye kumva pe. Ni wowe uri murabwirwa, wowe ugifite amavuta atukuza, ni wowe uri murabwirwa. Mbese wowe ucisha ibintu by'inyamahanga Imana itemera, byukuri ni wowe uri murabwirwa. Wari ukwiye kugira iki? Wari ukwiye kubihagarika, ukabireka byukuri ntuzurimbuke. Yamara abantu bafite ibisuko nta juru bafite. Nta juru afite rwose. Abantu bambara ubusheni n'ibiki byose nta juru afite pe. Mwene data, abantu bitukuza bagashaka kwigira abazungu atari bo. Imana yarabahaye umubiri mwiza, mukawica kabisa, mukawica. Reka ndababwire bene data, ijuru riri kure yanyu, keretse mwihanye ibyo bintu mukayivamo. Buri muntu ari mwaranyumviriza, niba ziko ari mwarakora ibintu byo gukosora Imana, yarakwiye kubihagarika kugira ngo Imana mu ijuru mubabarire, musubirane wa mubiri Imana yabahaye. Byukuri ntaco mubaye, sinzi gituma muri ko murakosora Imana. Imana ntakwitagize, yarabahaye umubiri mwiza uri natirere, ariko muge muri ko murishira kema bya Satani, mwishaka ama bya Satani, ngo mushaka kubabeza. Bene data, ubwo bwiza subwiza ni bimaske bya Satani yabashizeho kugira ngo mukosore Imana, hanyuma murimbukane nawe. Bene data, mwari mukwiye kumva ariko abantu bambara ubusa, iyo myenda yose avuye kwa Satani. Nta muntu w'umukristo yambara ubusa, sinzi gituma ibyo mubikora. Bene data, haya ngo nuko aho ugenda guteranira bambara utumiri n'udupato n'udukimama muri mu nzira itandukanye. Reka gukora ibyo bari mu barakora muri mu nzira itandukanye. Abaririmbyi barimbamwe bari mu nzira itandukanye. Bene data, mwari mukwiye gucagura inzira ija mu ijuru. Iby'ikuzimu mukabireka, iby'isi mukabireka. Nukuri ni mwirebe.
ufite igisuko ku mutwe nakireke, uwambara inkofero y'imisatsi nareke. Nukuri mushime uko Imana yabaremye, munyurwe nuko Imana yabagize. Kubera ko umuntu ari mwarakosora Imana, ari mwarababaza Imana, kuba agaya uko Imana yamuremye ntago ari byiza rwose, si byiza pe. Mwari mukwiye gukunda uko Imana yabaremye by'ukuri. Nk'ubu byara umwana akavuka afite ibisuko, watokesha ati toka shetani, ati umwana wenda ati uyu ni umuntu cyangwa ni dayimoni. Urumva ni ibibazo. Rero wewe kuba udashaka ko ubyara umwana asutse ibisuko, none we mwene data ko wemera bakabigushiraho, reka ndakubwire, abantu basutse ntago azigira baje mu bwami bw'Imana. Bene data miko muranyumviriza, mwari mukwiye gufungura imitima yanyu by'ukuri, muvuga ngo murakunda Yesu, mukamukunda by'ukuri, mukamukunda n'inyuma bikagaragara ko mukunda. Naho kuvuga ngo muramukunda ku munwa, mu mutima bitariyo ngo binaseruke n'inyuma, ndakubwiza uko ubwo nta rukundo rurimo. Muri cyete gisomwa n'abantu bose, mwebwe bari ko barabamura imbuto, bari ko barabamuraho imbuto mbi. Ngo muri umunyu w'isi, ngo muri umuco w'isi, ariko mwebwe ntabwo muri umuco, ntabwo muboneka nk'abantu b'umuco wapi, muboneka nk'abantu b'umwijima bari kubaja mwirimbukiro. Bene data mwari mukwiye kwisuzuma, buri mwe mwaranyumviriza niyisuzume kugira ngo yirebe ibyo ari mwakora Imana itanezererwa abireke, hanyuma abo umukristo nyakuri. Umwami Yesu nabageneza kadusenga Imana. Data uwera nyene icyubahiro, ndagushimiye kubwa magambo, ndakwinginze Yesu yaherekeze kugira ngo Umwami Yesu agenda afite imbaraga zawe, ahindure ubwoko bwawe, mu izajya Yesu Kristo. Amen.